I never knew what love could do to a heart that is surrendered. Found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance with for the rest of my life. You're the one I wanna hold and never let go. Without you I'd be lonely. Without you I'd be lost. I need you by my side for the rest of my life. Without you I'd be lonely. Without you I'd be weak. I need your love till death do us part. Can this be? Waraje munyurare murezwe neza remana bamubyaye babyishimiye bizihiwe. Yahanuwe na nyirasenge akamutoza gusenga amasengesho akayamusiga akayamusasira yewe. Hagarutse umusizi usiga bagasigara basiganuza wasigiwe n'abasizi dusangiye isaso n'isano mu rwagasabo rusabye amahoro meza masa. Waraje munyurarembo we, waraje yoga heka we, yaje umwiza warehoye, yawaberewe no gucunda amata. Turakwinginze kugira ngo uze ubane natwe nkuko wabaye mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya hanyuma ukakora igitangaza cyawe cya mbere Mwami Yesu. Turagusaba kugira ngo ubane natwe, udufashe ibiganiro byose n'ibikorwa byose biranga byezwe nawe kandi biberwe nawe, hanyuma tuzasoze Mwami Imana ibi birori byacu, ibi byishimo byacu waduhaye, uhawe icyubahiro kandi natwe tukunezere tubonye ukuboko kwawe. Komeza ubane natwe, byose tubishyize mu biganza byawe, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umucunguzi wacu. Amen. usibye kugize inshingano zo kuba ku isonga ry'igitaramo n'umwarimu w'itorero, aho muza gushima kutuganisha kuganira biraza kutunyura cyane. Mujye rero Daniel, ndagira ngo mwinginge wegere ijuru, inshuti umunywanyi wa Philippe ari hano, ubundi umwakiro mu gitaramo cy'umuryango wa Evariste, hanyuma nuza gushima ko wanamuha umwanya w'ijambo, ibyo biri mu bubasha bwawe. Nagira ngo rero wegere ijuru, utwakirire uriya mubyeyi, umuhe ikaze mu gitaramo cy'iwacu, umusanganize no ku ntango dufite, umusango waraza kuhakirwa. Murakoze cyane. Nubwo bitari byoroshye mugashobora kuba ku isonga ngo twakire abatugana, Imana ibahe umugisha. Ndavuga abasangwa
buri wese nangize ibiganza twiha amashyi kuko twatwaranye. Ubundi rero tugize abashyitsi mu bikingi by'amarembo, babwiye abatoya ngo babakire, bagarutse baratubwira turabamenya, no kuba Imana iduhaye abashyitsi ni umugisha. Ariko kandi bashyitsi bacu namwe kuba mutaturengeje ingohe mukemera kugana iwacu turabibashimiye. Kandi iyo dushima iwacu mu Kinyaga dutanga amashyi n'impundu, dutanga amashyi n'impundu. Urugendo rwabaye ruhire, rwabaye rwiza rwose. Nyirature ntiyaguteza ibiziba nzira, oya twari kumwe n'Imana turungoje imbere. Turaho turakomeye, turashima Imana. Araho Musonera ameze neza? Musonera arakomeye. Baraho ibikwerere by'amasonga? Biraho rwose, hari n'ibyo twazanye n'ibyo twasize kandi byose biri amahoro. Baraho ba Nyirabyano biniho ibirezi? Arakomeye. Imitwe y'inka n'ingabo ni amahoro? Amahoro cyane. Imana ishimwe rero, ihimbazwe. Hanyuma rero reka twe kubana nk'ibikingi by'amarembo, ikaze yo nayiguhaye cyangwa nk'amahembe y'inyambo, burya ngo biraturana ntibiramukanye, ikazasaza uko. Ubwo waje abana bakweretse intebe y'imvunwa y'abashyitsi, ariko tera intambwe wogoga iyi mbuga duhurire hagati. Karame ongera uhindure umusaya. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Ni amahoro? Ni amahoro, turakomeye. Nyaruguru muraho? Nyaruguru turaho. Muracyakomeye ku Mana yanyu Kibeho? Ntabwo twayitezuka. Imana ishimwe. Murabizi rwose. Namwe abantu b'inyaruguru mwese, dore ikiganza cy'indamukanye. Aha rero ikaze ijyana n'ikaziye, intebe nayo ijyana n'intamiro, hose turahabagerera. Murakoze. Musuye umubyeyi Evarisiti, ni umubyeyi Imana yahaye nkwereka abantu bo kwa Evarisiti. Umugabo mugendereye ni umukire. Aba bagabo bose ureba bari imbere ni barumuna be, abandi ni bakuru be. Egera hino. Hambavu yabo hari ababyeyi barimo mama n'abamugaragiye. Iyo twagize ibirori nk'ibi bose batumanaho bakaza kugira ngo umubyeyi atazaba ari wenyine. Bariya ni ibikwerere by'amasonga, harimo ba Nyirabyano biniho ibirezi, harimo ababyeyi bashatse ahandi ariko twatumyeho tuti tuzakira abo kwa Musonera muzaza. Dore iyi ni inyuma yarenze, ategeka ko abo twazanye mu ntizo umurindi w'amashyi n'impundu nyinshi, twerekane ibyishimo dufite. Nuko reka rero nkugerere no ku gicuma, nubwo akavura karimo ariko n'umucyo turawufite mu kanya, urabona n'izuba. Ndagira ngo nkwakire, kandi soko nagaye Musonera wagutumye, ndabizi imfura iyo zizinduka zinoza uruzindu. Baguhaye impamba nabibonye, mwese mudushyitseho mutabaye ingarisi ngo bidusabe kondora, ariko no gusangira ni umuco w'imfura. Ndagira ngo rero nkubwire ko mu mazimano menshi tugira yabo twubaha, iri ari ryo funguro rikuru. Iyi ntango yitwa kanywa ababo, niyo tugiye gusangirira. Murakoze. Yitiranywa n'iyiwacu. Reka ngire gutya gusogongere ngo ndasoma gake wowe gutomera. Nibyo rwose, icyaka cyo ni cyose.
tomera cyane ni wowe nengeye. ikinyobwa kiraryoshye cyane, ntabwo mwigeze muhindura kwera. Umuntu uri ku muvure akomereje aho wakomeza ukanywa. Nyanywa kuko iraryoshye. Akira sha mukobwa, azi uyu mubyeyi umugereze hariya, uramutwaza iki se ko mbona ari kwihata umuhogo? Ariko ntacyo, tuzanye wigenda nze nkubwire. Urugendo rwari rurerure, wigenda nze nkubwire. Ariko wowe kubizi ko ndi mukuru, urahangaruka tera intambwe ukantera umugongo ukanyereka ibitugu, ntakubwiye ngo ngenda, ubwo si ugukabya. Ubu urumva ushaka kuva imbere yanjye? ntabwo nahava, ahubwo narimo ngiye ubona nari gukumbuye. nakebukaga ntabwo nari ngiye. Na Bibiliya ivuga ngo ntukagire ubwibura bwo gusezera uri kurya. nakebukaga ntabwo nari ngiye buriya muri Nyaruguru iyo dukebutse tubigenza kuriya. Ariko nanjye sinshaka kuguteza impagarara, ndagira ngo ubwire ko tuguhaye ikaze. Murakoze cyane banyamuryango banjye, mwantije amashyi y'umudugu bwose. Wowe n'abo mwagendanye bose ngiye kubwira abaziritsi baberereke, hanyuma abahereza babegere, buri wese bamumenyere cyangwa mwicare mugubwe neza kandi mwisanzure. Uw'inyana ikandagira atake, uw'ishaka rizamukira mu mukozo ntakurure ubusa. Muze kumenya ko muri mu rugo rw'umubyeyi wanyu Evariste. Yatubwiye ko abashyitsi nibaza tuzabakirana yombi kandi twarano, hanyuma turaza kuganira, ariko nta wicaje isazi ku murongo. Imana iguhe umugisha kindi kiganza. Murakoze cyane kandi namwe turusangiye. Murakoze. nagira ngo twongere dukome mu mashyi menshi tushimire rero nyakubahwa Musonera, turabashimiye cyane kuko muri iki gitaramo muzi yuko mutabyihereranye, mwadutumyeho mutubwira yuko muzaba mufite igitaramo cy'umuryango, kandi muzi yuko umuryango wa Musonera ndetse n'umuryango wa Evariste kuva na kera twagiye duhana abageni, tugahana inka, ndetse tuba n'umuryango umwe. Niyo mpamvu rero mwavuze muti igitaramo ugende afite icyo uganiriraho na mugenzi wawe. Nagira ngo yagezeho. Ese uri kunyita Musonera ukambatije? Nyakubahwa Daniel, narivuze nti Musonera yantumye ngo ninza nkagera mu muryango wa Evariste. Banza ugorora ururimi neza, umenye iyo uvuye n'iyo ujya. Murakoze cyane. Uvuye ugiye? Murakoze. Abaje mu muryango wa Evariste. Gira hino rero. Kuko rero nabibwira dufite n'icyo tuganiriraho. Murakoze. Feri, uyu muryango ni uwa Evariste Bigirimana. Ndabizi rwose. Hanyuma uri kuvuga Musonera, nawe turamuzi, tuzi ko agiye kuba byazisabambwa mu mazina. Murakoze namwe. Kandi ahangaha kwitiranya amazina n'icyaha cyababarirwa bikugoye. Birashoboka yuko wihutishije imvugo cyane. Hanyuma rero mbere y'uko twakira icyo kibindi, ugera hano nakweretse abantu, ni ikimenyetso cy'uko tuba mu bantu tutaba mu bintu. Ubwo wazanye n'imfura zo kwa Musonera, urabanza umbwira abantu mwazanye uhereye kuri uyu kuri hambara. Murakoze cyane. Iyi ni intore yacu yo mu muryango, ikaba ari intore yatoranijwe kugira ngo tuze ifashe kubagezaho ubutumwa.
ubu iyo mutoranye intore mushyiramo n'abakobwa n'abakobwa tubashyiramo ana yanjye kubera ko buriya tujya twubahiriza agenda ari abahungu ari abagabo ari abasore ari inkumi ari n'abakobwa tugashyiramo. ni uwaso ni uwa data, niwe wikoresha iki kibindi. ntabwo ari we waje acyikoreye ahubwo yaje akintwaje, niyo mpamvu yarageze aha ngaha ariko nzi ari jyewe yikoreye. ubu se uyu mwana ntiwamukuye ku ishuri? ntabwo namukuye ku ishuri, yarize ararangiza nubwo turi mu biruhuko ariko yararangije kwiga amashuri yisumbuye. ubu se yariye yanyoye ko mbona ameze nk'uhinda sakadegere. nta nzara kandi twageze mu rugo rutunze mwatangiye kutwakira, nta nzara nta n'inyota afite. reka ngo uhere umwana utavuga ngo nakwimiye umwana angeze imbere. ntacyo mwanyuma kandi nzi ko ntacyo mutagira. komereza kuri bariya abantu mwazanye wowe gusubira ashaka ni abo kwa Musonera. bariya ubona bose ni abo kwa Musonera, nta muvumbu barimo nawe ahubwo iyo nari mbegereye bose mba mbabwiye bakaza hano bakabasuhuza, ariko banteze amashyi n'impundu babereke yuko nta muvumbi ntawe twagira kandi twageze mu muryango w'umugore. komereza ku kibindi wa Evariste mukaza mukagenda mugasanga bari mu gitaramo, n'ubundi murafatikanya mu gitaramo nk'uko mwadutumiye murabizi. ariko nagira ngo mbahe n'ubutumwa muza kubishyikiriza umusaza kugira ngo muze no kuganira kandi mufite n'icyo muganiriraho cyongera nanone ibyo musanga bafite. ntabwo rero kukizana ubu ni ubutumwa Filipo. rero iyo umuntu aje kwa Bigirimana tumwakira neza, ariko bigasaba ngo no mu kuganira agende buke kugira ngo bitamubera igicumuro. uratangiye ngo hano hakubiyemo ubutumwa, uragarutse ngo harimo ubuki, ubundi ngo ni intwererano, turamenya tubyita iki? ibyo byose iyo bikubiye hamwe duhe izina rimwe. iyo ni intwererano yo muri iki gitaramo. urakoze, Imana iguhe umugisha. murakoze cyane. nyuma yo kudutwerera se kandi ko ari umuco dusanganywe nk'imiryango yombi, urumva biri burangirire aho cyangwa urakomeza uganire? Akomeza aganire ni mu makanya, umwanya twawuguhaye wirengaho, komeza uganire, intwererano turayakira. baraduhaye umwanya wo kugira ngo dukomeze tuganire. nagira ngo rero banze mbashimire cyane ko mumpaye aka kanya ko kugira ngo tuganire, imiryango yacu iganire. nagira ngo munyemereye hari ikibindi kiri hariya ngira ngo njye kwikorera nkizane cy'ishimwe yuko muduhaye aka kanya ko kugira ngo tuganire. ese Filipo, wowe urajya kwikorera ibibindi unaganire, watumye muri bariya bagaragu ba Musonera, nta mugaragu mwagendanye? nta kibazo rwose, twese ko tugabana ko ibintu ndeba n'ubundi bameze ariko kubera ko wikoreye ibibindi cyane. narabyikoreye ariko kubera yuko mu muryango wacu tugabana imirimo byose tukaba tunabishoboye, byose yewe nemerewe kuba nabikora. kandi oya, wageze kwa Bigirimana sinatuma wikorera. musobereze bityo biraryoshye. amashyi rwose ni meza. urabona ko ibyo navugaga nyakubahwa rero Daniel, umuryango wa Musonera murabona yuko unezerewe wishimye kandi ni mu gihe koko kuko twaje mu muryango twisanga, twaje mu muryango dusanga abavandimwe, twaje mu muryango dusanga ababyeyi. niyo mpamvu rero mubona dufite akanyamuneza muri uyu muryango wacu wo kwa Musonera. ubu rero tukaba noneho
twishimye birengeje ubwo muduhaye aka kanya kugira ngo tubabwire akari ku mutima wacu. Nyakubahwa Daniel, rero muzi yuko uru rugo, uyu muryango dusanzwe tuwugendamo kandi n'ubushize twawujemo tugirana ibiganiro byiza. Ibyo biganiro rero nta handi byari bishingiye, n'ubundi kwari gukomeza tunoza urukundo rwacu, twongera amaboko mu muryango wacu wo kwa Musonera. Ndibuka rero yuko twaje tuganira tubabwira yuko dufite umusore waje kubona umukobwa wo muri uyu muryango wanyu, aranyurwa. Akaba yaragejeje rero igihe cyo kutugezaho igitekerezo kugira ngo atere ikirenge mu cyo ababyeyi bateye, ashobore kuba yakushinga urugo. Rero mu minsi ishize twaraje turaganira, tubagezaho igitekerezo, maze muragishima, mutwemerera gufata irembo. Irembo rero twararifashe, dutaha twishimye, dutaha tunezerewe, tubwira umuryango wacu uko byagenze, maze uranezerwa, amashyi n'impundu bacinya akadiho. Niyo mpamvu rero twongeye kugaruka kugira ngo tubabwire ko burya tuganira amagambo ntabwo yari amasigara cyicaro, ahubwo twakomeje kujya kwitegura. Rero tugarutse uyu munsi tubasanga mu gitaramo kandi cyiza mutwinjizamo, tukaba rero tugira ngo dusubukure aho twari tugejeje muri cya gikorwa tuza gufata irembo. Nk'uko rero nabibabwiraga, mu muryango wacu wa Musonera dufite umusore wifuje kubana n'inkumi yo muri uyu muryango. Tukaba twaje kugira ngo nimutwemerera, mutwemerere nk'uko n'ubundi bushize mwatwemereye irembo, uyu munsi mutwemerere tunasabe, dusabe umugeni. Iyo rero nayo iri mu ntumbero yatuzanye, nubwo twaje gutaramana namwe, ariko twaje kugira ngo iyo ngingo nayo muyitwemerere, kandi mwemeye yuko dufatira ijambo kugira ngo tubagezeho icyo twifuza muri uyu muryango, kandi tuzi neza ko byo tubasaba mu biduha. Murakoze. Murakoze nawe. Umwanya twawubahaye Fili, twawubahaye. Uriya wose umaze wabonye ari muto. Murakoze. Ko twawuguhaye ahubwo umajije iki? Mwakoze, ntabwo mwaduhaye umwanya muto, ndabizi n'uwaguhaye araguhata, ariko ku mwanya mwaduhaye nk'uko mubivuze ababwiye, nagire mpaguruke mubinyemereye mbasaba umugeni. Icara. Murakoze. Reba umugabo umwe muri abo muri kumwe umuhereze mikoro, gira icyo mubaza. Uraho? Uraho neza. Harya witwa nde ko mbona ufite inziga mu mboni? Isura yawe ikaba inyisobye. Jye nitwa Nyabyenda Sylvestre. Nabye, uraho? Uraho neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Uracyasenga nka mbere cyangwa turasaba umugeni? Use ndabaza mwese uko mwicaye ko numva nta n'amashyi nta n'impundu mubihuriyeho. Nicyo gusaba umugeni. Abiwacu rero ubwo tubonye abadusaba nuko dukize,
mutanga amashyi n'impundu mushimira abaje kudutegera ibiganza. Kabakuru bavuze ngo ibiganza bizaguha ngo bibona mwiramukanya, ubwo nta kantu wumvisemo. Oya nyakubahwa Daniel, ntabwo dusabira ingeso, kuko uko mutubona muri uyu muryango twese dufitanye amasano y'amaraso, kandi kugira ngo tube twashakanamo ubwacu muzi yuko ari ikizira. Ubwo bigira Imana na Musonera ntacyo bapfana? Baragipfana. Isano ry'amaraso ryo niryo muri uyu muryango, ariko isano ry'urukundo rirahari. Haguruka rero numve ko nta sano dufitanye. None ibyo nkubaza ndabikubaza ha Filipo ndi mu Rwanda shyaka. Wande Wa Nkurunziza. Wande Nkurunziza wa Bunuma. Wande Bunuma wa Kajangwe. Wande Kajangwe ka Bijumba. Wande Bijumba bya Mashira. Wande Bigakomeza. nta mazina y'igisekuru cyacu arimo. Ubwo rero mujye mbere rwose nta kibazo. Rero hari ibintu bitatu. Cya mbere, iyo ushaka umuntu uzakubera ba mwana, urondera umuhana, ukareba agasozi ugiye gukuraho umugeni, niba ari agasozi muhirana. Buriya nibyo Aroni yakubwiraga ko hariho igitaramo cyitwa Nsingizangoma. Burya ngo ni igitaramo cy'imisozi ihirana n'indi, bakaba basanzwe babana bagasangira, bigahurira muri Nsingizangoma. Uratubwira icyaguteye kuva Nyaruguru ukarenga Ubunyambiriri, aho kwerekera mu Marangara cyangwa Ubwanamukari bwa Huye na Gisagara, ukerekera mu Kinyaga. Aka gasozi wakabengutse uti? Ese mugira umuranga wabarangiye kwa Bigirimana? Hanyuma utubwire ibyo mudushima n'ibyo mudutaka byabateye kuva iwanyu mu kazi Kantarange ngo muje kureba umugeni. Cya mbere, n'abo bagabo muri kumwe, inumva ari uko genda gusa mubaririza mutazi n'amakuru, ubwo muraba mutaratumenya neza, ugasa naho hari ibigusoka. Rero mwari mubajije icya mbere muti ni kubera iki mugarye muri uyu muryango, mwawushimye iki? Rero impamvu tuje muri uyu muryango nta wundi, ba data barabanye, babana bahuriye mu kugishisha inka, baraganira, hanyuma bahuza urugwiro. Ndetse si n'ubwa mbere tunaje muri uyu muryango, kuko nyuma y'uko bahuje urugwiro bakamenyana, twagiye duhuza ubumwe, tugahana abageni, tugahana n'inka, bituma rero imiryango imenyana neza. ubwo dufitanye igihango. Igihango kirahari. Ubwo birimo igihango rero, nushaka kugeza aho ngaho, ninde wabaye umuranga kuri iyi nshuro? Uwabaye muranga iyi nshuro turiho rero, waje nta muranga? Umuranga ntabwo yabura, arihereye. hano turabafite nabo. Uwo mwatumye ngaze kurondera umuhana, muhereze mikoro. Reka mbahereze n'uwo bahuriye ku mashuri bakagenda banamenyana biga. Abye Oui. ni wowe bamusabira inde? Musabira Umutoni Agnes. Ko gusaba Umutoni Agnes. Umutoni Agnes. tugira hino Mugeni dusaba yitwa Umutoni Agnes.
urakoze cyane gumaho ngo badusabye umuto na nyeza aba mu bakobwa babo murakoze cyane rwose murasetsa ariko yahaba ikihamukura kikaguma ariko gusa nashaka kumenya ko hari ndakubwira inzira ebyiri unyuramo abanyarwanda bavuga ko ubuhake butavuye mu mbere bucikiraga genda usubire Nyaruguru wenge uzaze nkubarize ba nyirasenge na ba nyina wabo uzanya akabindi uzakomereza kuri base wabo na ba nyirarume aribo babo nabo ubengere kandi ujye umenya uko wengera abagabo umenye n'uko wengera abagore haba inyengo y'abagabo hakaba n'inyengo y'abagore aho nuhashobora ubwo uzaba uri guhakwa neza uzaba wenda kugabana genda ujye mu nama na ziriya mfura nabonye inama yanyu itamara amasegonda ugaruke umbwire ibitoki birahiye birahiye rwose birahiye ikinyobwa kirahiye uhereye ku bagabo barimo aba banyaminani n'aba bashumba bose ngo nimwahereyeho ngo arabatuye abasabye kuko ababyeyi ababyeyi mwese barimo ba nyina wabo na ba nyirasenge dore ikibindi babatuye Valeria ningire hino nyirasenge Valeria niba yaje nawe imvura ntabwo yakangura bahakanira bazagaruka umwaka utaha nubemerera ariko banza wakire iyi simba y'imibavu emerera uyu mugabo amwenyure cyangwa umuhakanire yumirwe nyine yifate ku mwanya ndangakumiro murakoze neza ko muzahinga n'ubwatsi mukanabubagara muguma abahungu mu mafoto aya mafoto mwayaheruka ubwatsi bwo guhinga tuzakenera no kugira ngo umugabo bwahere kugira ngo inka zishobore rero ikibumbiro kugira ngo inka zizashobore gushoka iki ni ikibumbiro rero no kudahira kugira ngo inka zishobore gushoka kikaba ari igicuba tuzayamwifashishije akaboko kubanza iyo bigeze muri cyose cyogera inka n'imfashamwahizi n'akabindi n'iki kibumbiro uvuze ntabwo mpatinda aba ngaba nibo bamenya isuka kugira ngo tubashe gufungura aba ngaba nibo bamenya inka bakamenya abazishokera bakamenya utubindi tutarasandara bakamenya n'izi mfashamwahizi aba rero barakowe bose hanyuma banakosheje abakobwa uyu ntago ari imfura sinabucura dufite abandi tuzakora mugira inyambo ariko iwanyu habaye abami ntimwabura inyambo murazifite mugira ibirezi inka zitwa ibirezi urajya mu nyambo urebe inyana ebyiri ujye no mu birezi uturebere ebyiri hanyuma udukwere inyana enye
z'imigomba kwima. Amabara yazo rero, imwe iraza ari urwirungu rw'umugoroba, indi iraba ari urwirungu rw'amarwa, indi iraba ari isine. Muracyagira n'urunyombya? Mba nguherekeje iyo nsanga harimo urunyombya, burya rumara inka. Indi iraba ari ibihogo, ziza ari inyanenye. Uremera kuzidukwera? Egera hino, egera hino utajya kubeshya mwishimye, mutababajwe no kuzikwa. Hanyuma natwe twishimiye kuzakira. Hanyuma ugende umubwire ngo azanzanire umusore asabira, duhoberane ndebe ko ari umukwe ukwiye. Wowe nagushimye nanagutatse, na mugenzi wawe namuvuza imyato. Icyo nkeneye kureba gusa ni umusore, menye aho ngiye gushyingira, aho ndahazi, menye n'uwo ngiye gushyingira umukwe wanjye. Reka ngende mbivuge. Ubundi urugendo rwo kuba ba mwana ndi kubona muruhirika rwose. Iki gihango turakomeza kukibumbatira. Umusore wacu arakwica bura ni kimwe gusa. Arabuba urubavu. Narubona urasanga nawe akwiye. Uko bivuze rero niba ariko biriye, genda umuzane murebe mu ruhanga. Reka tumuza. Aho kwerekana inka wakerekana uwayinyoye. Cyane rwose. Icyabura ni kimwe yakivuze kandi mwana kitwemereye. Reka rero nsabe umusore wacu aze n'abamugaragiye, maze begere hano imbere kimbabi. Ndagira ngo rero atere ikirenge ajya imbere, abamugaragiye bo baguma aho bari muri umusore w'igiherere. Nshyize agatima mu nda. Mwari mugize ngo nturi usa naho akoze se. Uriya we yashinze uruti kabisa. Urahurata. Umusore n'uyu. Wumva n'ibitugu ntiwumva n'ibizikira. Mukore wowe ndabona ari isuhire, buriya nta kintu kuba njyana. Uraho. Teoje uraho. Yamuhereza icyo kibando mpobere neza. Sinkunda amazamu hagati yanjye n'umukwe. Yahi. Uraho. Ndi umusaya. Ikirango y'ikiganza. Murakoze cyane rwose. Abo twandanye babambera amashyi. Uyu mwana w'umusore muramubona n'inziga mu maso. Ntabwo ari uburwayi. Kuko yari azi ko aje kwa sebukwe, aravuga ati nareba data bukwe ngahirima. Reka nshyiremo izi nziga ne guhumba gusa. Muha amashyi rero. Igera hino nigeze ngo usobanure iwacu, ataza kugira icyo bakunenga kandi nagushima. Agura ibiganza, bamukanye nabusanze. Ariko iwacu ubanza harimo bakeya batishimiye ko tubona. Ayo mashyi mutanze ntiyahoza n'umwana, nyuma ya kube kabiri mushimire. Nuko mubikoze neza. Nasaga ko mumwenyura. Tugiriye umugisha ku Mana, tubonye musonera tugana, tubonye umukwe uturutse mu rugo rwe. Rukiryi aturutsemo n'urukiryi ruzima, kandi n'uyu mwana w'umusore aranyomotse, aracyari mutoya, afite ibitugu, urugo yarukorera. Ndamuramukije numva niwe, iyo dushingiye nk'uyu nta mpungenge tugira, kuko tuba tuzi ko azashobora guhahira urugo. Mwongere mumukomere mu mashyi tumwakire. Ariya mashyi yose nayo kukwakira, wawe ikaze mu muryango wacu. Zaba inama z'umuryango, byaba n'ibyemezo bifatwa, uzajya ubigiramo uruhare. Uhawe intebe y'imvunwa, mu kanya Aroni arayikwereka. Ntabwo usubira muri rubanda rwa giseseka. Uraza kumenyerwa intango y'umukwe, aho wicara ukegama, ugashimira Imana ko washatse mu muryango muzima.
kandi ugukunda. Si ubukwe yambwiye ngo aguhaye ubutanyagwa, yambwiye ngo nta kiruta kwijishura umwana yabyaye akamugushyingira. Akira ikiganza uri umusore mwiza. Kugenda inyuma rwose akamushagara. Abana muhagare hano mure mukuru wanyu hariya, ariko ndatuma no ku bakobwa nubwo Philippe ntacyo aravuga baba bitegura mu kanya turaza kubakenera. Zamura uwo murya rwose, ubundi iyo duhuza ikiganza tukajyana nawo tuba twishimiye uriya mukwe wacu. Zamura uwo murya cyane, zamuka rwose muvandimwe. Nugera aho ngaho twaje gusaba, twabivuze ngo aze rindira. Umukobwa ntabwo agenda nk'amaguru yasarwaye wasize imvura n'umuyaga, atera intambwe buke buke. Amata y'ababyeyi urayasize, wemeye gukamisha, uduhaye umwaka nyamibwa we, amata ajya n'irungu. Wakuze utateshwa nk'abakubya, ukundwa n'indahemuka basaza ba, urabe hose nyamibwa, tuzahora tugusura. Urabeho nyamibwa ikeye we, wamwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. Urabeho nyamibwa ikeye we, wamwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. Utitara umwirahira umuririmba iteka, none uramusize. Uduteje amatage uratuziza iki, wibabaza umuryango. Akavuyo kabiharwe uragasize, urungano wakundaga urarusize. Urabe hose nyamibwa, tuzahora tugusura. Urabeho nyamibwa ikeye we. Mani babarebera inyegamo tuganire bamaze kugera mu byimbo. Ni koko aba babyeyi nta wabateza impagarara ngo bitinde hasigare marene gusa, bitewe n'akazi katoroshye afite uyu munsi. Mwigire hino hino. Hariya hagarare hariya mbere marene bari murebe umuryango, muhagarare murebe umuryango. Hanyuma musaza wawe nahigame gato aragaruka mu kanya, abaza gutuma mushiki wawe agenda wenyine. Uraza gukomeza umuherekeze, ariko imbere y'ababyeyi ndashaka kumubaza ibibazo bike cyangwa byinshi. Ibyo ngiye kukubaza bishobora gutuma usubira mu nzu utageze hariya, cyangwa se bigatuma uboneza ugakomeza urugendo rugana Nyaruguru. Bwa mbere umuryango uragushima mu mico no mu myifatire, uburyo watubaye hagufi kuva igihe wari umaze kubyina. Kabiri ni uburyo umwete n'umurava ugira ku murimo, n'ubu turaguhamagaye ube nkwakuzi urabanguka. Imbere rero y'ababyeyi ndagira ngo urambure ibiganza muramukanye, hari n'abukumbuye ba nyoko wanyu na basukuru. Ndagira ngo mubaze
sinjya kukubaza ko wakuze ba nyogosenge babyemeje ba nyoko wanyu twajyaga tugira ngo uracyari umwana nturagera igihe cyo gushaka ariko batubwiye ati Mutoni ageze ibigero yaduhagararira ahandi ntitumware ubu rero wasabwe wanakowe hasigaye kuzarongorwa abagusabye turabazi tuzi Musonera Nyaruguru turahazi twarahashingiye wowe gusa ndagira ngo nkubaze ugize amahirwe yo kubona umuntu muzabana ubuziraherezo wahitamo nde urambwira amazina numve ko bihura nayo bavuze Nsabimana Theogene ubu ntiwakisubira urumva wamaramaje kujya kwa Nsabimana ati cyane abakobwa rwose basigaye banyobera ako kantu uvuze ntago kanejeje ko uvuye iwacu hari amata ukaba ugiye nari nzi ko uri bwisubire tukagusubiza mu nzu ariko ubwo ugiye natwe tugiye kuguha umugisha w'ababyeyi uriyo byaye umukobwa wabyaye nyampinga ngo arenga impinga akamanuka indi akajya kwikokorera imbere y'uwamukoye akamutega ubusugi kugira ngo amukomoreho igisoko uyu mwana Mutoni rero arakuze ageze igihe cyo kubaka urugo rwe ntago tumunyujije hirya cyangwa hino nk'uko n'abatahatunyujije atubwiye Theogene twumvise ariwe batubwiye ubwiza buhuye no kwisiga mwana wacu tukwifurije umugisha akira ikiganza uko nguhaye ikiganza abo babyeyi bose bagufatiye iry'iburyo iwacu nta mwana ujya uhavuka ngo agende yubaka urugo rusenyuke ugiye wese agumiyo nawe ugende wubaka ururama ugende wubaka uruguma ugende wubaka ururimi Imana uko ba nyoko wanyu bagiye ndetse n'uko na mama wawe yaje akatubera ihirwe aba ari kujya kubera ihirwe kwa Musonera Imana izaguhe guhorana amata ku ruhimbi Imana izaguhe ibibondo ubyara abahungu n'abakobwa tugusabiye umugisha w'Imana twese dukoma mu mashyi dutanga n'impundu uhoraho azakugenda imbere muri uru rugendo nusitara bazakumenyera umuhugura tugushingiye mu mfura kandi uvuye mu mfura kagira ngo nkubwire yuko uyu munsi turi buguheke uyu munsi waraye he urugo iwacu urarara he none umuryango wegere kuvuga umuryango ntiwavuga sobo ko ariko umugabo we muvuge urarara he Nsabimana Theogene ati ndarara kwa Nsabimana Theogene wa mukobwa yarakuze no kuri kw'Imana hanyuma rero mwese babyeyi uyu mwana ni murambirwa Marene yarageze ku bagukoye wagira muri biganiro by'umuntu mwaje uri umugeni rero nanjye nkahumura banze guhobera ngushimire ko nzaniye umukwe kandi namushima hanyuma rero nanjye nkuzaniye umugeni wambwiye ko mugira abakama mutagira abakamisha ngo uyu mukamisha uyu mwana aritonda uhereye mu buto tumugushingiye nta cyasha tumugushingiye nta kimwaro kuko dushingiye umwaro utari umwasama mwakire azakubere ihirwe uriya ni musaza we iyo yasohokanye mushiki we ntajya avira mwaho akunda icupa mu mumenyi yewe ibyo kwakira umukazana bimenye ibyanjye kwa rukumuhageza ngiye kwinywera fashe rwose n'amashyireshi y'umuntu baduhaye umugeni mwiza cyane nyari kugendera uko byaba bimeze mpongere hafi y'u rwose
reka nawe umuvuneho gakeya. Mgiswahili yavuga ngo mwanamke ni kuringa, tena unajua nyumbani kule Mururu tunaongea Kiswahili kingi sana, uringe kabisa. Mwana mwamuhaya amashyi. Enye nigeze kubivuga ariko hari abantu bafite agashyari, ariko ugashyari mugashire ku ruhande, twongere tubaha amashyi menshi. Hanyuma wa mwana waruherekeje mushiki we, nabanze yegere hano hafi tutaza kujya mu rubanza. Natanze mushiki we yagiye, wa mwana nabanguke ari hehera cyangwa bayime nanjye ari ikibazo. Ako kabahasha rero murakoze cyane, n'ibyo navugaga rwose abaha amashyi menshi cyane. Mwongere rwose musubire ntacyo bitwaye. Hanyuma nimubyemera muhagarire hariya imbere kugira ngo abahungu bafotora baze gufata amafoto meza. Muhagarire hariya. Amashyi menshi cyane mes chers amis. Hanyuma rero bakomere n'indabyo. Ubundi ariko kumwenyura n'umutako mwiza w'abakobwa, byiza muramwenyura.
abandi akaguha umwanya akagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye hari umuntu umuhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza akagusubiza ibusore ubuko nguko niko waje mu buzima bwanjye imyifatire n'imico urabindura